uriya mukobwa imbabazi yabaye imbabazi ibibazo igihe cyose twavuganiye twaganiriye imbabazi nkaho wigira imbere ndabona akazuba kakugeze imbabazi yabaye imbabazi rwose mbabazi se ni umukobwa mwiza rero ntukine wenda nuko ntazi uwo nguwo ariko miss ariko no kujya mu ishuri ry'aba miss nawe nuko atagiye ariko ubwiza arabufite muri igifi buri uzari igifi gishitse ujye ubura kubagarira yose ujya aho ngaho uzana imipyinata aho ngaho umukobwa wemera akajya kurira imbere ya kamera buriya aba afite urukundo kandi mwanga ababakunda reka nkubwire nanakubwire n'abakunzi bose ba Ame TV ku isi yose Richard nabaye uwo mubazo ugiye kuza umushuti wanjye ubwo nyine nawe arajya mu nshuti tu nta kibazo nabyo uramufasha nk'inshuti kubera ko uba utazi nyine ariko nawe nyine nazo ndayimubwira yuko mfite umukunzi agomba guhita wow bose washubuje Richard so no so washubuje neza umubonye mbabazi cyane yego isi n'ubwa mbere umbonye wowe yewe Richard uri ubwa mbere umbonye be nuwo nguwo wamubonye uramubona utese ahubwo Richard ntumva se biriko biraza umuntu nimba aje kugana nagwa n'imine cyakoze mva yaba ari couple ijyanye neza byaba ari mahwi use ngwigize sema bite se bugoye mbese kumbura umuntu utazi turavugana nawe nje ariko twarabonanye se ni rimwe twabonanye ugize mbona n'uyu muntu ngo mwajyaga muhurira mu birori nahuriye naye mu kirori we nigize ngutumira ngo tujye mu kirori nje hari cyo twahuriyemo mwe mwatashye ubukwe bw'umuntu witwa Fred we uri Fred mufaniki kazi ni wanjye kazi ni wawe kuva ryari niho ndakubonye uri mu bantu bamwamariye ntabwo nari nzero ko muri inshuti Fred twariganye gusa ndakwishimiye ko byagenda ukareka rwose ndumva mwishimiye byiza ndumva binshimishije beti nuki ndagushimiye baba bakunzi ba Ame TV murabona rero ko amata byaye amavuta reka nkuremo n'akano mbabazi ndumva kari bunje no kumuganiriza neza kandi shaka tuganira neza wambaye neza urangurira akantu je nikundi neserisha umezike sana bishimye ko duhuye yarumva buriya wungutse inshuti abawungutse inshuti nyine ubwo ngubwo nk'uko nakuvuga ngo ngewe ukuntu byagenze ngewe beti nyine yaramamagaye arambwira ngo hari umuntu wita Mbabazi ashaka ko tuzaganira so icyo nakoze rero umunsi nibwo naje turaganira ubu rero nibwo nyine tuzatumire ubwo nyine ninda kuba nyine birashimishije mu rugo ni hehe mu rugo ngeragenda ni bikazi ni Fred rero ndako Fred ubona ko Fred akomeza ko Fred ninde mubona hari nagiye masomo urakiga cyo umunyeshuri yondo ndasoza utansengera imbere y'abantu nge nese ukugukora hanga n'ukugusenya utazansenyera imbere y'abantu gusa naho ngeze ukabyagenda gute siga beti bingiri byamamagariye ibaza abakunzi birakubangamiye ariko ngiye kuri nge mbona nge birambangamiye
reka basi ibi ni byamamagara ibi ni nasi byamamagara ikibazo nshirire si washakaga kureba Mbabazi okay namubonye ariko okay nareke kunkoraho oya nareke kunkoraho nakubwiye gute nyine nawe nashyiremo metero shyiramo yewe genda umusore ufite umukunzi ariko nawe wari wabanje gukururwa oya nabyo gukururwa ngururwa niki ngewe ukuntu ukuntu wavugaga nenzi kuri buhita umushitinga baburetse mushitinga ariko yagukurura ahubwo witereko washeshe ni gute wahura n'umuntu bwa mbere ako nagaru bwa mbere ure n'umuntu bwa mbere umubwire nabi Jeko nagaru bwa mbere urahura n'umuntu bwa mbere umubwire nabi bwa mbere pe tuze ako n'ubwa mbere mvuganye nawe wari ubwa mbere tuvuganye ariko ntago bivuze yuko wowe se nimero nje yiguhe kino yawe na Fred rero kuki utamumaga kujya guhamagara abantu Ami TV irebwa n'isi yose ukajya kubivuga ngo Richard Fred wari ubizi ko tuzira ariko mvamubwira mbabarira mamahoro acaca ko ni iki kintu nambwe wancatiraga iki ujye kwibwira nyine reka nje nyikubwire basi ibyo bete yambwiye nabyumvishe ntabye ibintu nshaka ndanje nje nyene kugusobanura ibiki sumbwira ibiki Richard umva Richard uretse oya nta bintu numva nta bindi bintu byinshi oya mwishwana imbere ya kamera nuko wamwakiriye banza wumva gusa Mbabazi nawe nubwo ashaka kunyirya neza atanze mfite umukunzi nubundi nagasenya ibiri ugarasenya ibitari oya ngarasenya ibitari kandi biriho biriho ariko nyine asenya ibyasenyutse arasenya ibiki n'ibicasenya mfite umukunzi wabona ari narayiva ari kundeba usibyo ni ibiki beti mbabarira umbwire se basi ijyanje warayitanze wabona ari no kundeba narayitanze ntabwo bishoboka ushaka kunsenyera nukuri mbabarira nazo giye muniyuba basabari ukanyumva mwumva ibiki sici wambara ukanyumva kwezi wazagiye umenya kwiyuba sube wambabarira basi ukuva icyo nagushakira nose njyaro niyuba bibwira abanyarwanda bose ibintu nshakiraga nge nakubwira ati Richard nabaye kipepite umukunzi ibintu byose ushakira nabibwira abanyarwanda yibimbwira kuko ibyambwiye nabyumvishe nabibwira abakunzi ba Ami TV isi yose bari kubireba aba live amakomenti mu bitere comment muri kuri mbabarira ngiye ibi ni byo wamamagara Richard wasi washaka kubona Mbabazi namubonye nataka reka rero akubwire navuga wenda ngewe ibyanjye ushaka kuba utabihaye agaciro nakubwiye ngo navuge basa tankora nta bindi bintu byinshi wakumva navuga tankora nje naragukunze wamaze nimba warankunze n'amategeko y'Imana yo ngukunda mugenzi we n'ubwende mugenzi we ngo warankunze basi se wanyumvise ukamaga henje basi ngira uko tubikore kukumva Richard naragukunze kandi ntabwo nkubeshya uko warankunze naragukunze nanjye hari uvuga utankora ubungubu nareka tumpabarire nitumye byose turagiye gupfuka basi yamaze nashapfuka myese napfuka nakubwiye ase mbabana urapfukamira umwana mfite kose mbega uruko aza gupfukamira Imana ngiye rampfukamira ndi Imana ngiye mbabarira pe gupfukamira Imana nyine vuga utankora mbabarira Richard basi mbabarira umva mubwire wa mukobwa se wambabarira kanyumva amahoro amahoro mbabarira unyumve please I love you wamaze Richard akusereka nkubaze nge nakubwiye nge mfite umukunzi nese ibi nibyo wamamagara ntago ari byo naguhamagariye none se dorurijije umwana w'abandi umuntu imbere ya kamera nibyo durijije umwana w'abandi basi wanyumvise okay ngambira ndakumva nukunda okay naribi nakwishimiye kandi ndumva shaka ngiye kujya mu rukundo nawe pe kandi baba nese ko mfite umukunzi ndabigenza gute basi cara nkubwira kandi nese ko mfite umukunzi ndabigenza dore wabona ari nawe uguhamagaye wabona ari nawe umpamagaye no dore ni nawe umpamagaye ese umuntu rwamagara ni basi mbabarira nanjye wumva icyo nshaka kuko none uragira ngo bigenda bite dore ni utaraza icara banze wumve byibuze umva nereyise nanaraka n'umujinya uba wese unyica ni gute nibi nibyo umpamagaye bari kumpamagara wabona ari no kubireba rayo wabona ari no kubireba mbabarira umbwira ikintu wifuza basi nzagikore mfite umukunzi ikintu cyose nshaka ako kucyo umukunzi wumva kutamureka basi ugakomezanya n'umuntu ugukunda ariko nawe weka nkunda none se ngiye kubibona ntagukunda okay wamaze ko Richard ngende kumva babagarira yose mbagarira yose kuko na Mbabazi ntumukire ku ruhande ntabwo bishoboka
Mbabazi rero njye inama nakugira basi mbabara ndakwinye mbaba niba ibyo girlfriend bidakunze ndikumva byibuze wasaba ubushuti busanzwe no please girlfriend na boyfriend nawe ukipimfite umukunzi vuguta namura nago byankundira usiko umukunzi no kumamagara usiko ari uri kumamagara ariko nawe wagira ngo yaguhaye icishwa nta kibazo ibi ni byo wamamagari ibi ni byo wamamagari nyine reba abantu bafite urukundo nyine baracyahari ibi ni byo wamamagari ibi ni byo wamamagari Richard no mahoro oh shit ihangane basi wumve rimwe basi wambabare ko mwinjize ibi ni byo wamamagari kuza kuriza umurari imbere ya kamera usi wawe bivuze kare kose kandi ngibi wancatira nese ko ashaka kureba Mbabazi namukweretse oya mumbabari ibi ni byo Richard mwamamagari oya mumbabari ibi kandi Richard sobizi ko nkuba ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona uriya basi uwo muntu kucyumva kutamureka amahoro kucyumva kutamureka ntago namureka amahoro genda gumana n'abawe simukunda ya mbaba basi sorry kabisa ngewe ibishoboka byose narabikoze nta kindi nakubwira ihangane bibaho ariko ntucike intege nta wamenya mbabarira ubwiza ukuri none ubu koko noneho man gusa nyine ntacyo narenzaho pe kandi wakoze uko bishoboka ko ariko kose mu mbaraga zawe ariko wumve ko nje mukunda kunda Richard nta n'undi musore numva mu buzima ashobora kuzakira mu buzima bwawe oya mbaba hari abasore benshi kuri iyi si Richard niwe musore mwiza ubaho uzashatse abandi mfite icyo namukuriye ariko nta gikuba cyacitse se nyine byakire ariko n'ubundi kuva yakwemerera ubushuti busanzwe nta wamenya pe ntabwo nshaka ubushuti busanzwe nifuzaga ko yambera nka boyfriend ariko nta kindi kintu narenzaho kandi nta n'icyo nakora kindi kirenze umutima we cyane ko numvishije muvuga ngo sharamuhamagara man kandi nambabaje kariya kantu basi niyo ataza ngabivuge none se nyine byagenda bite no kwihangana gusa nyine bakunzi ba MTV nubwo naje simbasuhuze bitewe n'uko naje nsanga abandi ariko ibimbayeho ni ukuri ko Imana ntawe bitabaho man simbizi pe gusa nuko bakunda kandi ubwo Imana ifite uko izabipanga beti nawe ndagushimiye urakoze cyane nawe urakoze Mbabazi rero ikiganiro nakagaruka bye bye